abantu bambere babigwiramo n'abafana kuko wumva ibintu birimo kuba ari ukuri. niyo mpamvu ubona bageze kuri frustration y'umurengera yego urumva nkiyabereye Bugesera nkiyabereye Bugesera frustration y'umurengera igera ku mvururu kandi biriya rwose nkubwije ukuri nta wabyemera ndakubwiza ukuri onata icyo dutegerejeho ni ikise bien sûr abateye imvururu uko amategeko abiteganya ya football araza gukoreshwa ariko ku rundi ruhande narwo rukomeye cyane ese guhana abafana bateye imvururu biraza gutuma abasifuza amakosa barimo bakora baza kwisubiraho biraza gutuma ukuganira kw'abayobozi bahanahana amamatch biza gushira biraza gutuma kwizerera mu marozi bishira ariko ngo hari umuntu biraza gutuma mu by'ukuri match fixing ishira ahangaha il faut aller à la source. C'est quoi la cause primordiale? Impamvu nyayo irimo ibitera ni iyi. Impamvu nyayo Jonathan mbigusubiriyemo nge nari umunyamakuru. Nge sibyo. Wari umunyamakuru na umunyamakuru 2006 ndibwo nkubwira. Urumva? 2006 nari umunyamakuru. Ku nshuro ya mbere nyakubahwa perezida wa Repubulika yiyama ibi bintu. N'umwaka ushize ubwo kuva 2006 kugera umwaka ushize hashize imyaka ingahe? 18. Si 18? N'umwaka ushize imyaka 18 nyuma yongeye kubisubiramo. N'uyu munsi umubaje kuri siporo yo mu Rwanda cyane cyane umupira w'amaguru ati ibyo bintu yabigarukaho. Dufite umupira w'amaguru ubura indangagaciro zo guhatana, dufite umupira w'amaguru ubura amahame ugenderaho, dufite umupira urimo ibirwanya kuba. Rio Sport yari yanditse ivuga ko abasifuzi ibakema abasifuzi federasiyo isaba ko yashishoza ikabaha abasifuzi bajyanye n'imikino barimo ahangaha federasiyo nayo ijya kubasubiza byo ntago mubyemerewe kuza gutoranya abasifuzi n'ibiki byose nibi turimo tuvuga biba byabaye ubu ngubu na mbere yuko biba urumva ababirimo ndashaka kuvuga ayo makipe bikina niyo federasiyo ibayobora nabo bose baba babyemeranywa ko bihari deja kuko iyo urimo ugaragaza amakenga ku kintu gishobora kuba at the end of the day bikarangira binabaye cyangwa se habaye ibisa nabyo nuko mbere mwine mubyemera ko mwakiriye ko ibyo bintu bibaho ngicyo nicyo kibazo. Ministeri hari ubushobozi ifite byo kugira iki bikaraho ihabwa n'amategeko